twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ahangaha kuri buri munsi kugira ngo atubabarire ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo, tariki 5 Werurwe 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 3, umurongo wa 25 wa 34 kugeza kwa 43. Azariya amaze kujugunywa mu itanura, yarahagaze abumbura umunwa rwagati mu ndimi z'umuriro, asenga agira ati: Nyagasani, gira izina ryawe, ureke guhora udutererana, kandi ntuvuguruze isezerano ryawe. Witwambura ubuntu bwawe, ugira urukundo wakunze Aburahamu inshuti yawe, Izaki umugaragu wawe, na Yakobo intungane yawe, ari wowe wasezeranyije kuzaha umuryango munini ungana n'inyenyeri zo mu kirere cyangwa umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Nyagasani, dore mu mahanga yose twahindutse ubusa, dore turasuzugurwa n'isi yose kubera ibyaha byacu. Ubu ntitukigira umutware, umuhanuzi cyangwa uwatuyobora, nta bitambo bitwikwa cyangwa ibindi bitambo, nta maturo cyangwa se ububani, nta n'ahantu hatunganye twaguturira ibitambo kugira ngo turonke imbabazi zawe. Ariko nibura Nyagasani, unyurwe n'umutima ubabaye kandi wicishije bugufi, nk'ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n'ibimasa, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abana b'intama b'imishishe. Ibyo nibibe uyu munsi igitambo cyacu imbere yawe, maze kigushimishe, tubone kugukurikira byuzuye, kuko abakwiringira batazakorwa n'ikimwaro. Twiyemeje uyu munsi kugarukira n'umutima wacu wose, kuko ubaha no gushakashaka uruhanga rwawe. Tuvane mu kimwaro, utwiteho ukurikije impuhwe zawe n'ubuntu bwawe bw'igisagirane. Dukirisha ibikorwa byawe by'agatangaza Nyagasani, maze uheshe izina ryawe ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Uhoraho, yibuka ineza yawe n'urukundo rwawe. Uhoraho, menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho, yibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha bagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akamenyesha isezerano rye. Uhoraho, yibuka ineza yawe n'urukundo rwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 18, umurongo 21 kugeza kwa 35. Muri icyo gihe Petero yegera Yesu aramubaza ati: Nyagasani, uwo tuva indimwe nancumuraho, nzamubabarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Yesu aramusubiza ati: Sinkubwiye kugeza kuri 7, ahubwo kuri 77. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatara n'ibihumbi 10. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore we n'abana be n'ibyo byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko umugaragara apfukama, arunama avuga ati: Nyorohera, nzakwishyura byose. Shebuja yagize impuhwe, aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho, ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100, amufata mu muhogo aramuniga ati: Yishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati: Nyorohera, nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda muroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza, aramubwira ati: Wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara, amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko Data wo mu ijuru azabagirira, nimutabarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nguko Data azabagirira, nimutabarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Amen. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi.
fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, imbabazi z'Imana zikugereho buri munsi. Amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye aradufasha kuzirikana ku ijambo rimwe rukumbi ryitwa imbabazi. Muri Gatisimu ya Kiliziya Gatolika, ijambo icyaha rikurikirwa n'imbabazi, le péché et la miséricorde. Kubera iki? Ese no kugira ngo twidegembye tujye dukora ibyaha uko dushatse? Oya, ahubwo no kugira ngo twibuke ko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, igihe n'igihe dushobora gucumura, ariko Imana ntikunda icyaha, ahubwo ikikunda ikunda umunyabyaha, ariko umunyabyaha wicujije akakira imbabazi z'Imana. Uyu munsi rero ni ukugira ngo twakire imbabazi z'Imana, maze nawe wijye gusaba imbabazi ku rwego nk'uko Imana yabishaka. Wijye no gutanga imbabazi wigana Imana, kuko ku bwacu turi abantu ntacyo twakwishoboza. Niyo mpamvu twinginga ubuvunyi bw'Imana kugira ngo Imana abe ariyo idushoboza, kandi dutanga imbabazi tugendeye ku Mana aho kugendera ku bantu. Impamvu imbabazi zacu zidakunze gufata n'impamvu tuzishidikanyaho ni uko akenshi usanga zigendeye ku bantu, zigendeye ku marangamutima aho kugendera ku Mana, kugendera ku mbabazi z'Imana. Iyi ntego remezo tujye kuzirikanaho. Mbere y'uko tujye gukomeza tuzirikana kuri iyo ntego, banza wumve iyi nkuru, bityo uze kureba nawe imigambi mibi ufite, ibibazo ufite mu rugo rwawe, urebe igisubizo Yezu yakwihera uno munsi. Ngo umunsi umwe ngo umugore ngo yararambiwe n'urushako. Igihe kimwe cyaje kugera neza neza, abonye umugabo umurembeje ashaka kubivamo ngo yisubirire iwabo. Ngo nuko ngo umuyobozi muri ako gace ngo agombaga kumuhesha agatanya, ngo akaba ngo yari umuzungu, ngo yarumvaga ururimi rw'igifaransa gusa. Nuko wa mugore ngo nta gifaransa yari yiziye, ngo akomeza kwibaza uburyo aza guhinguka wa muzungu imbere kugira ngo amubwire ikibazo afite cy'uko ashaka divorce. Nuko uwo mugore ngo umugabo akaba yarize azi igifaransa, nuko aragenda aramwinginga nubwo bashwanye, aramubwira ati nyaboneka mbabarira, nubwo dufitanye ibibazo bwose, nyaboneka mbabarira umbwira uburyo bita inshinga gushaka mu gifaransa. Bishoboke ko umugabo atamenye naho umugore agiye kwijyana. Nuko umugabo aramubwira ati iyo nshinga yitwa vouloir, bingana gushaka, ndetse ayimwigisha uburyo bayitondagura mu nzagihe, mu mpitagihe no mu ndagihe. Hose arabimwigisha neza, umugore arabifata uburyo bayitondagura. Wa mugore rero akaba yarishakiraga passé composé mu mpitagihe, uburyo nshinga bayitondagura. Nuko wa mugore aragenda agera imbere y'umutegetsi amubwira ikibazo afite, ngaho natekereza uburyo atondaguye inshinga nk'umuntu wari umaze kwiga agafaransa gatoya. Nuko arinjira arakomanga no muri cya cyumba cyawo umuyobozi, atondagura inshinga umugabo yamutoje gutondagura. Je voulais mal divorce, nk'agafaransa gato nyine yarazi. Wa muzungu aho kugira ngo yumve igitekerezo cyawo umugore ko yashatse nabi none ko ari gushaka divorce, yiyumvira ibindi. Nuko aramusubiza ati très bien. Umuzungu we yari yumvise ko yifuje gutekereza ibya divorce ko ariko agiye kubivamo. Umuzungu ahita yikiriza ati très bien, ko byumvikane ko umugore yashatse kwisubiraho, ko yabonye ko bidakwiye gusaba agatanya. Wa mugore yumvise ko wa muzungu amubwiye ka très bien, ataha yishimye nako gasubizo ahawe très bien, ko bagiye kumuha agatanya. Nuko arataha agiye gutegereza agatanya. Yewe ubanzana n'uwagitegereje, je voulais mal divorce. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiye iki kibazo cy'ururimi, utamenya n'ururimi rimwe bishobora kugukiza cyangwa bikanakwica. Ese mubyeyi muyoboke w'Imana, ese wo mubana aza kubanira nabi kugeza ryari? Uzamwihanganira kugeza ryari? Uzihangana kugeza ryari? Inshuro zingahe? Ibitekerezo byo gusenya, gusaba divorce, gusaba gatanya n'ibinzamo, nzabihagarika kugeza ryari? Nzabikomeza kugeza ryari? Je voulais mal, nashatse nabi. Muri amasomo kintu byacu duteguriye tugiye kuzirikana ku mbabazi z'Imana, imbabazi igisagane zitagira umupaka, kubabarira bagenzi bacu n'amakosa yabo, nanjye kuvuga uruhuri menshi cyane tukayababarira. Ibi birakomeye mubyeyi ntawabyishoboza usibye Imana yonyine. Niyo mpamvu turebera ku mbabazi z'Imana, kuko uramutse urebeye ku mbabazi z'abantu ntabwo wamara n'umugabo kabiri, ntabwo wamara n'umugore kabiri, uwo mu bandi mwamarana kabiri washaka divorce nawe. Ariko se kuki tutashaka divorce? Nuko se abo mubana muri ba miseke igoroye, ahubwo kwihanganirana bamwe ku bandi. Iyi ngingo rero ni ukugira ngo nze kumenya ko ndi umunyamakosa ukabije, kandi rimwe na rimwe nkaba nashaka nabi, nkaba nakorana nabi, nkamenya gutanga imbabazi, nkamenya no gusaba imbabazi, no gutarihisha abandi. Gusaba gutanga imbabazi ku rwego rw'Imana,
kuko Imana yari ikize ku mpuhwe z'igisagirane. Mu isomo rya mbere Abayisiraheli mu gihe bari bajyanye mu bunyago i Babuloni, nta muhanuzi bari bagifite, nta muyobozi bari bagifite, ntaho bagiraga kongera guhura n'Imana gusenga Imana ngo bayiture ibitambo ngo twabizirikanye, ibitambo byo guhongerera ibyaha byabo. Bari bari mu gahinda n'ishavu. None twumvise umuhanuzi Daniyeli ari gutakambira Uhoraho ngo batabare kuko bageze ahaga. Ubwo yagize ati, Nyagasani tuvane ku kimwaro utwiteho ukurikije impuhwe zawe n'ubuntu bwawe igisagirane. Amen. Nanjye nibaza nti ese ko ngiye gusaba gatanya, ese koko uwo twashakanye niwe umpemukira? Niwe umpemukira gusa? Niwe ufite uruhare mu mubano mubi dufitanye? Cyangwa wasanga nanjye harimo uruhare rwanjye? Icyampa ngo maze nkuremo uruhare rwanjye rubi, ubundi bisigaye mbimurekere. Je vous lis mal. Uzasanga kenshi mu ngo zacu dushaka kugarukira mu rukiko, ariko tukaza kwibagirwa intebe y'imbabazi, intebe ya penetensiya. Ugasanga ingo zacu zagiye ziba urukiko aho kuba uburuhukiro bw'impuhwe z'Imana. Umuhanga niwe wavuze ati, nujya mu rukiko uri umugabo ugatsinda umugore wawe, umwe agatsinda undi agatsindwa, muzamenye ko muri gukoza kiliziya isoni, kuko mu kiliziya ntabwo ari urukiko, ahubwo n'imbabazi n'impuhwe z'Imana. Turi imbere y'ubwiza bw'Imana, Imana ikize ku mpuhwe, Imana ikize ku rukundo, Imana ikize ku mbabazi. Ni ngombwa rero gukora natwe ku buryo ingo zacu zitajya ziba inkiko, amahane, gushyamirana, ahubwo imbabazi z'Imana. Nibyo twumvise muri ivanjiri y'uyu munsi. Yesu asabye Petero mu ivanjiri ya none kugira ubutwari bwo kubabarira inshuro zitabarika, nk'uko natwe Imana itubabarira inshuro zitabarika, cyane cyane igihe twayigomeye, igihe twahimukiye. Zaburi 130 igira iti, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Erezo Imana isanga impuhwe n'imbabazi. Rero ivanjiri iratorarikira gutigana uyu mugaragu nanjye kuvuga bihemu, we wabariwe byinshi na shebuja, ariko we agahita afata mugenzi we mu nshingu ngo namwishyure, nyishyura. Ibi ni bikunze gutuma mu buzima bwacu twe tudashobora kwihanganira bagenzi bacu ku makosa badukorera mu gihe twebwe dufite amakosa icyatanu imbere y'Imana. Tugarutse kuri izi mbabazi Yezu asaba Petero gutanga, kubabarira, ati, sinkubwiye kugeza kuri 7 ahubwo kuri 77. Amen. Umugabo akaguhora gutoteza, umugore akaguhoza ku nkeke, umuntu akagufata amadeni ryaguye. Ese wowe ntugeraho ukarambirwa uwundi ukinuba ukajya gusaba gatanya ugashaka gutandukana nawe? Uyu mubare 7 muri Bibiliya c'est symbolique, urashushanya inema z'Imana. Ntago ari ukubara nk'uko tubara rimwe kugeza kuri 7, ahubwo uyu mubare mu gihe wari witwa Zayin, bikavuga ngo la perfection, ni ukurwana urugamba mpaka utsinze, ni ugukomeza muri rwa rugo. Kuko nyine hari igihe ushaka nabi pe, ugashaka ku mugore mubi, ugashaka ku mugabo mubi. Ese twese turamutse tujye dufata icyemezo cy'uko uwo tubanye nabi tujye guhita tumujugunya tukamuta, ni izihe ngo zaba zikiriho kugeza ubu ngubu? Uvuze ngo umuntu arampemukiye, reka duhita dusaba gatanya, ngaho nawe barura umubare w'ingo zari kuba zigihari kugeza uno munsi. Ariko bitwigisha ko abantu barabana, umwe agakosereza undi. Ntabwo biba bishatse kuvuga ko bahise batandukana burundu, kubera ko n'Imana nayo tuyihemukira buri kanya, ariko ikanongera gatubabarira. Natwe rero tugenda mu murongo w'Imana, ntabwo tugendera ku bantu. Ni nko kubabarira kugeza ku butungane, kandi ubutungane nyirizina ni ukugera mu ijuru. Ibyo nibyo bita ubutungane, la perfection. Rero iyo utanze imbabazi, nanjye kuvuga zitagira umupaka, ni nk'uko uwumujyanye mu ijuru nyine uba uhaye imbabazi. Kandi rero twemera ko umuntu arwana urugamba akiri hano ku isi, twemeza ko atsinda neza, twemeza ko ari umutagatifu igihe ageze mu ijuru, igihe atakiri hano ku isi, kuko hano ku isi ni ukurwana. Ngizo rero za mbabazi ugomba kurwana, ukamubarira, ukongera ukamubarira, ariko uzatsinda ryari? Uzatsinda igihe wa muntu yageze mu ijuru. Ese wowe igihe utanga imbabazi uzitanga wibera cyangwa uzitanga wikiza? Uyu mubare 77 mu isezerano rya kera, uyu mubare wari mubi. Vengeance, kwihorera. Kwihorera nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 4 umurongo wa 23 na 24. Ubwo bagira bati, Lameke abwira abagore be ati, nishe umugabo ankomerekeje, nica n'umwana asaritse. Ubwo Kayini yahoreye 7, Lameki we azahorerwa 77. Ngeyo ya 77 babyeyi. Mu gihe mu isezerano rya kera kwari ukwihorera, Yezu Kristo arifuza gutubwira ko imbere y'Imana mu isezerano rishya ibintu byahindutse, ibintu byahinduye isura. Imbabazi y'Imana ntakongera kubara, ntago ari iryinyo ryihorerwa irindi, ngo ijisho rihorerwa irindi, ahubwo koroherana,
kuko turi hano ku isi nta n'umwe udacumura, ahubwo icyo tubura ni ukoroherana. Uriya mugaragu yaceza korohera mugenzi we ntago wasoreje muri prison. Ibi kanatwigisha ko impuhwe z'Imana zidapimwa, imbabazi z'Imana zo ntizipimwa. Twebwe izacu usanga zigerwa ku mashyi, rimwe rero tukazitanga ari uko baduhase, babanje kuduteramo inshinge z'ikinya n'ibindi byinshi cyane. Gutanga imbabazi ari uko babanje kuduhata, babanje kudukubita nk'abana bakubitira kurya no kuryama. Akenshi mu buzima bwacu dukunze gutanga imbabazi z'abantu aho gutanga imbabazi z'Imana, tugatanga amahoro y'abantu aho gutanga amahoro y'Imana. Aho rero ntazibwa zigera afata, kuko imbabazi z'Imana zo tugomba kwigiraho. Akamvuga yiriti nta muntu muzima wigira ku byo byananiye, nta muntu muzima wigira ku munyantege nke. Umuntu muzima, umuntu uzi ubwenge yigira ku wabishoboye, yigira ku muhanga. Natwe rero Imana niyo gusa ikize ku mbabazi, niyo ikize ku mahoro, na niyo tugomba gushakiraho imbabazi z'ukuri. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo babiri, kirumira habiri ndetse n'abiracika, ngo bari abacuruzi bombi y'imodoka, bakaba ari abakristo b'indani bajya gusengana. Igihe kimwe kiza kugera, kubera ko bari abakire bacuruza, kirumira habiri rero aza kurya biracika, imodoka ntiyamwishyura. Ubwo biracika afata umwanzuro ko atazongera gusubira mu kiliziya, atazongera kujya gusengana na kirumira habiri wo muri iyi modoka. Bafata uwo mwanzuro, umwe yajya gusenga undi ntajyeyo, umwe yajya mu misa undi ntajyeyo, bagahora bacungana. Igihe umwe yagiye mu misa undi ntajyeyo, igihe umwe yagiye mu misa undi ntajyeyo, dore ko bombi nyine bari abayobozi. Umunsi umwe kirumira habiri, kubera ko ari we wari buze kuyobora inama nkuru, afata umwanzuro ko agiye kujya mu misa ya mbere, akeka ko aza kuza mu misa ya mbere kugira ngo aze no kuyobora inama. Nuko araza mu misa ya mbere. Ageze mu misa barasenga. Noneho ngo mu gihe cyo kwifurizanya amahoro, padiri asaba abayoboke b'Imana babe mu ikoraniro ati nimwifurizanye amahoro ya Kristo, kandi buri wese abikore yishimye. Nuko kirumira habiri wari buze kuyobora inama nkuru ya paruwase atangira kwifuriza abandi amahoro y'Imana, ari guseka yishimye cyane, nta kibazo afite. Nuko agiye kwifuriza umuntu wari umuri inyuma, akebutse areba ari biracika umuri inyuma. Nuko yibaza uko agiye kubigenza, niba amahoro yasubizayo, abona biracika, ari guseka yatwaye wese. Nuko kirumira habiri abonye biracika ko ari guseka, nawe nta kundi yabigenje, nawe ahita aseka. Ako kanya bahita baseka bombi, bahita banahoberana. Umwe abwira undi ati akira amahoro ya Kristo. Byaje kurangira ubunzi bumwe, batangiye kubazanya bati ubundi turapfa iki? Kirumira habiri na biracika guhera uwo munsi bongera kuzurana. Kubera iki? Bahaye nyine amahoro ya Kristo. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Impamvu tutabona amahoro nuko akenshi dutanga amahoro y'abantu, tugatanga amahoro aduturutsemo aho gutanga amahoro ya Kristo. Igihe cyose uzatanga amahoro ya Kristo, uzajya kubaha umuvandimwe wawe, wa undi mwamufitanye ikibazo, usange Yezu Kristo yamugejeho, usange koko afite umutima wo kuyakira. Kubera iki? Ni amahoro ya Kristo uri gutanga, kandi nawe ugomba kwakira iki? Amahoro ya Kristo. Nguko uko kirumira habiri na biracika, umwe yaje guhura n'undi mu kiliziya, ntawe bipanze, ntawe bigambiriye, ariko kubera iki? Ineza ya Kristo yabakuruye, zampuwe za Kristo zabakuruye, imbabazi z'Imana zabakuruye. Nawe rero umuyoboke w'Imana, ntugatanye imbabazi zawe, ujye utanga imbabazi zande za Kristo, utange amahoro ya Kristo, utange ibyishimo bya Kristo. Igihe cyose twagiye gusenga, duhura na Kristo, tugahabwa Kristo, nawe usabwe kugira ngo umusangize abandi, ushyire Kristo abandi. Naho ubundi niwe beshye ukabashyira umunabi wawe, ukabashyira imbabazi zawe, ntago zigera zifata, kuko tuvoma kuri Kristo twese. Niwe tugomba kureberaho, nirwo rugero tugomba kureberaho, nirwo rugero ufateka tugomba kureberaho rw'ubutungane. Rero nawe ukore ku buryo imbabazi utaziyitirira, ahubwo n'imbabazi zande za Kristo, n'amahoro na ya Kristo. Wasanga hari umuvandimwe ufitanye ikibazo, wasanga hari umuntu mutagihura muri kiliziya, wasanga hari umuntu utagihura mu isengesho, ati uriya yarampemukiye, sinzongera nanjye guhura nawe mu isengesho, ubusaba asenga iki? Uriya yarampemukiye, ugasanga uri kurondora abantu bose baguhemukiye, nyamara ukibagizwa ko nawe uri umuhemu. Impamvu ufite imigambi ko hari umuntu mutazongera guhura mu kiliziya mu isengesho, nuko utarahura n'Imana, nuko utarahura na Kristo, nturakira imbabazi za Kristo, nturakira amahoro ya Kristo. Umunsi wavuze amahoro ya Kristo, umunsi wakira amahoro ya Kristo, uziyemeza kubabarira nka Kristo, uziyemeza gutanga imbabazi nka Kristo, uziyemeza gutanga amahoro mu rugo rwawe nk'uko Kristo nawe yatanga, kuko atari ayawe ahubwo n'ayande na Kristo.
ijambo imbabazi rivuga kubabara mu kigwi cy'undi. Ntabwo ushobora kubabarira by'ukuri utarabanje kubabara. Urababara hanyuma ukababarira mugenzi wawe ngo Kristo nawe tugenzereza. Yezu Kristo turi kugana muri iki gihe cy'igisibo ari gutuganisha ku musaraba. Za mbabazi ziduha kuwa gatanu mutagatifu ubwo agera hano kubabarira bishibe dawe bari kuko batazi icyo bakora. Ngize imbabazi zishyitse, imbabazi zitagira umupaka, imbabazi z'igisagirane, imbabazi za Yezu Kristo. Nge nawe ntabwo twabyishoboza. Imana yonyine yo mu ijuru, Yezu Kristo we ubabara akanababarira, niyo gusaba idushoboza. Naho ubundi twebwe turi abanyabyaha n'abanyantege nke, icyacu ni ukumugenderaho akaba ari we twemera, bityo agatuyobora kandi tukamukurikira tukamukurikiza. Nimwifurizanye amahoro ya Kristo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.